Yes, umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Nepo TV official, by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe. Navuga nti uri umuntu w'umugabo cyane, ariko nawe utarakora subscribe, nkaba nakubwira ntigenda nyamuneka kanda subscribe kugira ngo ibiganiro dukoze bitaje bigucika, cyangwa se ugasanga wagoswe, cyangwa se ukirwa urya gushakisha muri telefone yawe ngo reka ndebe icyo Nepo TV official batangaje. Ahubwo yakoze subscribe, igihe cyose twaploadinze ikiganiro kikugeraho mu ba mbere. Nanjye ndaje neza, muranyumva neza kuri radio zanyu, undangurura amajwi zanyu muranyumva neza. Nanjye ndaje ngo dusesengure, dutange amanota ku bakinyi. Uyu munsi wa none turibanda cyane mu Mavubi, niyo nkuru ikomeje kuvugwa n'aba sportif benshi muri rusange. Ariko si ibyo ngibyo gusa, ntago ndibuze kuvuga ku Mavubi yonyine. Murabizi neza ko tugera ahantu hose, tukarevuga mu maklabu mukunda, Aperi, Rayon Sport, Kiyovu n'andi menshi atandukanye hano mu Rwanda. Uretse no mu Rwanda kandi murabimenyereye neza cyane ko tujya tunambuka tukajya n'ibwota Masimbi tukabarebera ibivugwa mu makipe mukunda. Mbahaye ikaze neza rero cyane, nanatangira nihuse cyane, bangira ngo ducunguze uburyo umwete tutamara igihe. Uyu munsi rero ngiye guhera ku ikipe y'igihugu yacu y'u Rwanda, Amavubi. Yari ifitanye umukino n'igihugu cya Grenada, ni mu mikino ya FIFA series, ni imikino itegurwa na FIFA. Ni imikino bari yagishuta ariko igamije gutuma amakipe y'ibihugu azamura performance, azamura imikinire yayo, bikanafasha kwitegura neza imikino mpuzamahanga. Ku mugoroba washize cyangwa se mu ijoro ryakeye, ni umukino warayobereye kuri Stade Amahoro, umukino wabaye ku masaha ya 3 z'umugoroba. Ni umukino wahuzaga Amavubi na Grenada nk'uko nari mbivuze. Ni umukino waje nyuma y'umukino wari wabanje muri iri tsinda. Ni umukino ikipe ya Kenya yari yakinyemo n'igihugu cya Estonia. Ni umukino warangiye igihugu cya Kenya banganyije na Estonia igitego 1-1, bakaza kujya muri penalty, ariko bikaza kurangira mu byukuri ikipe ya Kenya itsindiwe penalty 6-5. Wavuga ko ari amahirwe atayisekeye, byatumye Estonia ikomeza ku mukino wa nyuma aho izahura n'Amavubi n'ejo bundi kuwa mbere. Ariko ntarajya aho ngaho, ndagira ngo turebe line up, tunasesengure mu byukuri, tugende dutanga amanota kuri buri mukinyi mu basore umutoza w'igihugu Amavubi yari yahisemo gukoresha. Line up abakinyi yari yahisemo kwifashisha, yari yazanye umuzamu Kwizera Olivier, mwizamu yari mwizamu. Hanyuma kuri kabiri cyangwa se iburyo, ku ruhande rw'uburyo ahagana inyuma, mu left back w'uburyo yari Byiringiro Jean Gilbert, muramuzi neza cyane, mbakunda kumwita Kagege. Kuri gatatu benshi batekerezaga ko ari buze gukoresha umusore Imanishimwe Emmanuel wa Mangwende wa AS Limassol, ariko ntago ariko byaje kugenda. Yaje kugirira icyizere niyo mugabo Claude, muramuzi ni kapiteni w'ikipe ya APR cyangwa se Gatiritiri. Hanyuma muri axe centrali yazanyo bita Kavita Fanuel Mabaya na Anje Mutsinzi Jimmy, muramuzi neza cyane. Ahangaha wakwibaza nguti kukise atakoresheje ba Manzitieri nk'uko byari bisanzwe. Manzitieri ku mukino kuri wo map banziriza match no muri pre-match, imbere ya match mu myitozo yaje kugira ikibazo cy'akanoke mu byukuri ku kaguru, bituma umutoza ariska aravuga ati reka mushyire ku ruhande azakoreshwe mu mukino uzakurikira. Hanyuma kuri gatandatu umukaseri yari afite yari Mugisha Boneri bakunda kwita Casemiro, ni international, muramuzi ni kabuhariwe Casemiro kabisa, akinara mu Misiri mu ikipe ya Al Masry, yari gukina gatandatu. Hanyuma ku munani muramumenyereye cyane kapiteni w'Amavubi yari Bizimana Jihad Gidro, akina mu ikipe ya SS Constantine hari muri Algeria, nawe muramuzi neza cyane. Hanyuma uruhande rumwe yari yahisemo gukoresha umusore bita Kwizera Georgia, urundi ruhande yari yahisemo gukoresha wo bita
Mikel Leroy Jacques waje no kubatsinda igitego muri uyu mukino. Hanyuma azana abakinyi babiri bakina bateganye, yatakishaga babiri bo bita Biramahire Abedi Christophe, ni former Rayon Sport player, muramuzi neza cyane mbere uko ajya hanze yari yabanje gukinira equipe ya Rayon Sport. Hanyuma yatakanaga no bita Mikel Joy Lance, ngabo 11 mutoza yahisemo kubanzamo kuri no match. Iyi match byaje kurangira igice cya mbere gisa naho kijya kurangira mu byukuri Amavubi hari umukino ariko atigeze agira amahirwe yo kubona igitego, ariko mu minota 45 bongeyeho iminota 2 y'inyongera umukuru w'igihugu akigera muri stade uwo bita Mikel Leroy Jacques mu minota 45 bongeyeho 2 y'inyongera yaje gufungura amazamu ahagurutsa stade yari yuzuye abanyarwanda, ashimisha abanyarwanda, aterekamo igitego cya mbere mbere yuko bajya kuruka gato ku munota 45 ubongereho itaratu. Uwo bita Kwizera Georgia nawe yaje kuba aterekamo igitego cyiza cyane, ariko my friend abakinyi b'Amavubi batakinye, abakinyi barimo Barafinda, abakinyi barimo ba Nshuti Innocent ewana game bagiye kujya bayirebera mu ntebe, kuko mubwije ukuri abo basore b'Amavubi baje bashya, yaba uyu bita Jacques Leroy Mikel cyangwa se uyu bita Mikel Joy Lance. Numuro kotera kure cyane, ariko Amavubi deka wenda dukomeze cyane. Amavubi yaje gupushinga, aragomeza arapushinga, ari nako umutoza agenda akora impinduka, ariko hagati aho ku munota 69 kapiteni w'ikipe y'igihugu yacu Amavubi yaje kongera gushimisha abanyarwanda. Ku munota 69 Djihad Gidro yaje guterekamo igitego cya gatatu, ahita agenda mu byukuri anatera salute umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa President Paul Kagame, anamushimira avuga ati warakoze kuduha stade nziza nka nk'iyi stade Amahoro. Ariko match ijya kurangira ku munota hafi wa 83 uwo bita Kim Sahabo yarogiye mu kibuga simbuye yaje kuba aterekamo igitego cya Rara Salama, igitego cya kane. Match iza kurangira gutyo, ariko abakinyi bagerageje kugenda binjiramo, umutoza yaragerageje kugenda akora impinduka kuko yari amaze kwizera gutsinda, yagiye akora impinduka nkaho umusore niyo mugabo Claude wa kapiteni wa APR yaje kubavamo kuri gatatu, hakajya umusore bita Imanishimwe Emmanuel Mangwende. Handi ikindi kintu uwo bita Byiringiro Jean Gerbert Kagege nawe yaje kubavamo umwanya umukinyi wa Rayon Sport, na wundi ni Obedu Mukiza nawe waje kuba yitwara neza cyane, bravo kuri we kabisa. Hanyuma undi mukinyi waje kubajyamo ni Sahabo, rumwe neza Jarene nawe yaje kugira hajyamo, Muhire Kevin nawe yaje kugira hajya mu kibuga, Samuel Girete ndetse na kuri Johan Marvin. Abo nibo bakinyi mu byukuri baje kujyamo basimbuye, nabo bagerageje kugaragaza performance idasanzwe. Ariko icyaje gutungurana muri ino mukino, ubwo basomaga liste y'Amavubi igiye kubanzamo, bakumvamo umuzamu Kwizera Olivier, abafana ba Rayon bakumye amashyi menshi cyane mu byukuri mu buryo budasanzwe bishimira uyu musore. Aya Mavubi rero ntatinze cyane, aya Mavubi yahise ajya ku mukino wa nyuma. Aya Mavubi azakina n'igihugu cyatsinze Kenya, nta kindi ni Estonia, aho bazakina ku mukino wa nyuma muri no tsinda A, muri gihe Kenya yo yatsinzwe kuri penalty izakina nayo n'igihugu cya Grenada. Mwitsinda B rero, mwitsinda B naho ikipe ya Tanzania yatsinzwe na Liechtenstein, izabihura na Macau nayo yaje kubitsindwa na Aruba ibitego 3. Hanyuma Aruba yatsinze ibitego 3, izahura na Liechtenstein umukino wa nyuma, yo yari yaje kubitsinda ikipe ya Tanzania Taifa Stars kabisa. Ikindi kintu ntarava kuri izi match, ikindi kintu twazivugaho ni ugutegereza uko tukazareba mu mukino ukurikira impinduka umutoza Stephen Constantine ashobora kuzakoresha, nibyo kwitega amaso tukareba niba hari impinduka azakora. Ariko munyemerere noneho nerekere muri equipe ya Rayon Sport.
ikipe ya Rayon Sport murabizi neza ko nta minsi ibiri ishize mu breakings nkuru yuko umutoza Haringingo Francis Christian Mbaye watozaga Kiyovu yayisezeye agahita asinya amasezerano muri Rayon Sport y'umwaka ndetse no gutoza imikino isigaye. Uyu mutoza ikipe ya Kiyovu Sport yaje kubimumenyesha ko bitarenze kuwa mbere agomba kuba yitabira akazi, nubwo ari yemeye kwishyura ibyo ayigomba kugira ngo mureke igihe agenda yigira muri Rayon Sport, ariko abayobozi ba Kiyovu Sport barimo David bisize insenda baravuga ati nta hantu wowe Haringingo ujya, uracyadufitiye amasezerano. Mu gihe umutoza bavuga ati nge ndumva twatandukana nk'ababyumva gomba. Ikindi cyitwa gitezwa nuko uyu mutoza Haringingo Francis Christian kuri uyu wa mbere araza kuba ari mu myitozo yari neza mu Nzove, muzamubona neza cyane, tuzamubereka kuri screen zanyu. Ikindi kintu ndumva mu Rwanda ari ibyo bikomeje kugenda bivugwa, n'ibyo bikomeje kugenda bivugwa, nta bindi bintu bidasanzwe biri hano mu Rwanda, ahubwo ikindi kintu wamenya nuko mu makuru y'ubutasi dukura ahantu hakomeye cyane mu ibanga rikomeye, nuko iki radio yitwa SKFM yaba igiye noneho gutangiza na televiziyo mu mwaka wa 2027 kabisa, bakazaba bafite TV ndetse na radio, bakazaba bafite SKFM ndetse na SKFM TV. Nibyo kuyanga amaso tugategereza tukareba uko bizagenda, ariko ayo niyo makuru ahari neza cyane. Ikindi kintu wenda wamenya ku mugabane w'Uburayi mbere uko dusoza, ni umukinnyi bita Rafinha, muramuza abafana ba Barcelona, yaje kuba ahura n'akavune mu by'ukuri ariko katarakigiye kirekire. Uyu musore rero akaba ari buze kugaruka vuba. Nibyo wamenye, ngemba nje ngo nguhe sport update. Narababwiye ngo uko umunsi ushize, uko umunsi urangiye, uko mbonye inkuru nzajya nzanye breaking, uko mbonye inkuru nzajya nyibatangarize. Ndumva rero nabashimira neza cyane mudahwema gukurikira ibiganiro binyura kuri Nepotive Official. Nagushimira cyane, nanagushishikariza kugomeza gusharinga ibiganiro byacu.